Murakaza neza, nizere ko mwese muri amahoro aho muri hose. Welcome kuri Go and Study Scholarship. Nk'uko bisanzwe tugenda tubagezaho byinshi bitandukanye, updates, available opportunities ndetse n'ibindi byinshi tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Rero nk'uko bisanzwe hano tugenda tubagezaho ama updates menshi atandukanye. Twagiye dufasha benshi muri application zitandukanye, muri Mastercard Foundation, muri ARU, muri Ines Ruhengeri, muri Kibogora, muri Catholic University ndetse n'izindi university zitandukanye. Nk'uko bisanzwe tugenda tubafasha mu aya application atandukanye kugira ngo muzagere ku nzozi zanyu. Rero nk'uko bisanzwe tugenda tubagezaho ibyo byose, ariko hano icyo nkuzaniye uyu munsi ni iki ngiki. Weho umunyeshuri, weho ugiye gutangira induction week igiye gutangira k'uyu munsi, ni ibiki uzasanga muri induction week, cyangwa ni ibiki ukwiriye kumenya kugira ngo uzabashe kwa crossinga cyangwa kunyura mu ibyo byumweru bibiri bya induction week. Ese dusangamo iki, tubonamo iki umunsi ku wundi kugira ngo inzozi zacu zizabe zagerwaho binyuze muri University of Rwanda. University of Rwanda ikaba yarazanye icyo bita ubudasa, ikaba yarashyizeho ibyumweru bibiri kugira ngo abanyeshuri babashe kumenyera campus zitandukanye za University of Rwanda ziherereye mu bice bitandukanye. Hariho kaminuza cyangwa campus ya Huye, campus y'i Kigali, i Remera ndetse na Nyarugenge, ndetse n'andi campus atandukanye, harimo iya Busogo, harimo n'indi campus ya Nyagatare ndetse na campus ya Rukara. Rero mu byumweru bibiri musangamo iki? Hano ikintu cya mbere usanga muri induction week ni byiza gusa. Hano baba bahereza accommodation, ifunguro bari bahereza, ndetse bakabamenyera naho muba buri munsi umunsi ku wundi mpaka ibyumweru bibiri birangiye. Aho ngaho rero biba biri sawa cyane ko buri muntu wese abasha kumenyera n'ibyo byumweru bibiri bya induction week, akaba afite ibyo kurya, akaba afite aho kuba. Ibyo ngibyo ni ubudasa bwa University of Rwanda. Rero ikindi kintu, hano hari ibyo ugomba kuba wifashisha muri iyo minsi. Ugomba kuba ufite acceptance letter yawe, ufite indangamuntu, kuko ibyo babyifashisha bagukorera agakarita kazajya kagufasha muri iyo minsi mu gihe utarabona ikarita isanzwe nka ya University of Rwanda nk'uko muzi segonderi byagendaga. Hano naho ugomba kuba ufite ikarita kugira ngo uzajye uhabwa serivisi zitandukanye. Hano haba hari amaresitora atandukanye azagenda bakira umunsi ku wundi, kandi mukamererwa neza cyane mw'ibyo byumweru bibiri. Iyo karita urayifashisha ahantu henshi hatandukanye, bigizwe na acceptance letter nk'uko nabivuze, ndetse igizwe n'indangamuntu kugira ngo uzajye ubyifashisha mw'iyo minsi. Then hano muhura n'abarimu batandukanye, abambere bitwa aba lecturers. Hano muhura n'aba lecturers, abayobozi batandukanye. Ndakeka hano mwese mutari familiar n'icyo bita lecturers. Lecturers nibo muzajya muhura nabo umunsi ku wundi, babamenyereza, babahereza amasomo atandukanye, harimo nka soft skills. Ubwo ni ubumenyi bubafasha mu gihe muri university kugira ngo amasomo yanyu azagende neza. Then akandi kantu, muzahura n'abayobozi batandukanye babategurire ama event atandukanye kugira ngo mubashe kumenyera campus. Muzatemberezwa muri campus yose kugira ngo ibintu bigende neza umunsi ku wundi. Rero muri University of Rwanda ikaba ifite ubudasa. Mu gitondo, saa sita na nimugoroba muzajya muhabwa amasomo atandukanye n'aba lecturers. Mwese ntabwo mumenyereye aba lecturers, ariko nimuhagera muzabimenya rwose. Biba ari ibintu byiza cyane, mugenda muhabwa amasomo atandukanye mukoresha ama projectors. Muri segonderi byabaga bigoranye kuba wakoresha projector, ariko hano muzajya muhabwa amasomo hifashishijwe icyo bita projectors. Rero hano mukwiriye kwitegura neza, mukagerageza mugashyiramo imbaraga kugira ngo aya masomo muhabwa muri induction week mwese mubashe kuyakira
rimwe ku rindi ndabizi neza ko azabafasha mu minsi iri imbere, ni njye ubibabwira, ibyo ni ukuri rwose mu makampisi muherereyemo, kandi mukagerageza kwiyadaputa, icyo bita auto adaptation, mukiyadaputa umunsi ku wundi, mukamenyerana n'abantu benshi, mukamenyerana n'abantu muzigana automatically, mukabamenya umuntu ku wundi, kuko ibyo ngibyo bizaba biri kumprovinga ka gace dusanga mu masomo muhabwa muri soft skills. Aho ngaho muzabonamo icyo bita communication, professional communication, kugira ngo muzajye mwakorosinga ahantu hatandukanye muri University of Rwanda. Ubwo ni ubudasa bwa University of Rwanda, nk'uko twabibemereye Rwanda Study Scholarship, twiyemeje kubagezaho byinshi kugira ngo bizajye bibafasha muri academic process zanyu. Rero rino ryari itangazo rya University of Rwanda ryababwiraga ko mugomba kwitegura induction week. Rero ibyo ngibyo twari turimo tubasangiza ni ibigendanye na induction week, ni ibiki biberamo, ese ni ibiki muzasangamo. Rero aho nta handi mwabisanga ni kuri Go and Study Scholarship. Mukomeze mugubwe neza kandi inzozi zanyu muzazigereho, natwe twiyemeje kubaha amakuru binyuze muri Go and Study Scholarship. Murakoze cyane.